Mugira ibihe byiza bankurikirana kuri YouTube. Jye mwumva ndi Oliver Regra ninjye gutegura ndetse nkanakugezaho ibi biganiro. Kuko mubizi buri munsi abari ikiganiro gishyashya kandi icyo kiganiro abari ibintu bishyashya bitandukanye n'ibyuzi. Ngo bimeze gute? Uno munsi cyo nkuzaniye bitandukanye cyane n'ibyo wigize wumva. Cyane ko ibyo nkuzaniye akenshi cyane ntuzi ko byanashoboka. Ese wari uzi ko ushobora gukomeza kureba ikiganiro cyawe kuri YouTube urimo urakora ibindi bintu? Ati ngo bimeze gute? Abantu benshi cyane yo muri kuri YouTube muri murareba ibiganiro akenshi bisaba kumva muri kuri YouTube cyane, ariko mu by'ukuri bira biganiro ushaka kumva amagambo nta nubwo ushaka kuba wareba amashusho. Uno munsi nakuzaniye uburyo ushobora kureba ibintu byawe kuri YouTube ariko uri murareba n'ibindi bintu uri murachatinga uri murakora akazi kawe, ariko n'ibiganiro birimo biraplaying, byaba birimo biraplaying ari audio cyangwa se birimo biraplaying ari video bitewe n'ibyo ushaka. Ati ngo bigenda gute? Ibi bintu bimenyerewe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri bihugu byo muri Europe, abantu bakoresha premium YouTube. Premium YouTube ni ibiki? Abenshi cyane ntabwo muzi premium YouTube ari iki, ariko premium YouTube ni uburyo YouTube ifite abantu bishyuramo hanyuma bakajya bareba ibiganiro nta ads zijemo cyangwa se nta matangazo yo kwamamaza ajemo. Abenshi muri Afrika cyangwa se muri hehe hano mu bihugu bitaratera imbere ntabwo YouTube igizanamo ad, mbega mureba YouTube for free, nta ad azamo. Niyo mpamvu mureba video ikarangira nta bintu byo kwamamaza bijemo. Ariko nk'abantu bakoresha VPN barabizi neza cyane. Nimba ukoresha VPN ndabizi neza ko wigeze kubona ibintu byo kwamamaza biza kuri YouTube ukabona video irakinnye nk'iminota 3 cyangwa se ngahe ukabona bamamajemo, ariko mu by'ukuri ntibikagucange. Abantu bakoresha ama VPN buriya murimo murakoresha internet yo mu bihugu byo hanze, bivuze ko YouTube birimo irabafata nkaho murimo murayirebera YouTube muri Amerika cyangwa se muri Europe cyangwa se ahari ho hose. YouTube ikoreramo nyine ifitemo ama ads, bivuze ngo YouTube ibafata nkaho mutarimo murarebera nyine n'icyo gihugu, cyane ko murimo murikoresha VPN yaho handi. YouTube ikabafata nkaho murimo murarebera muri Amerika, niyo mpamvu mubona ziriya ads zizamo nyine abantu bakoresha ama VPN cyangwa se ziriya internet z'ubuntu. Ariko mu by'ukuri nimba uri muri Afrika hari ubundi buryo nakuzaniye ushobora kuba wareba ibiganiro byawe ukabireba, ariko mu by'ukuri uri no kwikorera ntibiguhagarike. Tuvuge uri mu kazi uri murakoresha telefone ukumva ibiganiro cyangwa se ukareba ibiganiro wenda bya Sabe, bya Yago, bya The Choice, bya Emirene, ariko uri murakora ibintu byawe cyangwa se ukumva umuziki ushaka uri murakora ibintu byawe kandi uri kumvira kuri YouTube, ukawureba ari amashusho cyangwa se ukawumva ari audio bitewe n'icyo ushaka. Hafata telefone yawe nkwereka uburyo uri bigenza. Byaba byiza ufite internet cyangwa kuko turi buze gukenera application ebyiri kugira ngo ibi bintu bibashe kuba byakora. Application ya mbere turi buze kuba twakenera ni YouTube. Iya kabiri application turi buze kuba twakenera ni VRS. Niba ufite YouTube na VRS ikintu uri buze kuba wakora uragenda ubanze uzupdating. Numara kuba wazupdatinga zibe ziri okay. Nizimara kuba ziri okay biraba turi tayari kuba twatangira kwereka uburyo bibuze kuba byagenda, nkwigishe uburyo bibuze kuba byagenda. Kandi like na follow nge mwumva ndi Oliver Regra ninjye gutegura ndetse kanakugezaho. Okay, uburyo uri buze kuba wabigenza ni ibintu byoroshye cyane, nta bintu bikaze birimo. Ikintu cya mbere uri buze kuba wakora uhita hehe kuri telefone yawe, hanyuma ujye muri Play Store udownloadinge application uri buze kuba wakoresha. Uraza no muri Play Store, hanyuma ikintu uri buri downloadinge cya mbere urabanza urebe ko ufite YouTube. Ubundi YouTube niyo yibanze, hanyuma uze hano wandikemo YouTube urebe ko YouTube uyifite. Numara ko uyifite uyupdating, nyangere yabaye outdated uyupdating. Numara ko wayupdatinga uri buze ndabibuze kukwereka igikurikiraho kibanze updating isoze. Okay, mukore subscribe mwokagira imana mwe dore. Okay, iri kuyupdatinga. Ndabona tayari igiye kurangiza kuyupdatinga. Namwe mukurikize amabwiriza neza inzira ku nzira kugira ngo ibintu bigende neza, ntihagire uza kuvuga ngo yasigaye inyuma cyangwa se hari aho yasigaye. Application nimara kuba updatinga turi buze kuba twakomeza procedure. Okay, YouTube yamaze kuba yaba updated. Okay, tayari ndabona YouTube yaba updated. Tugaruka no muri Play Store, hanyuma dukande hano
none ikindi kintu tugiye kuba twakurikizaho tugiye kuba twasacinga application bita VRC. Hanyuma numara gusacinga VRC nayo nta kindi uri bukore urahita uza hano nayo uyestari cyangwa se uyikorere install nayo ije muri telefone yawe. Ni ntoya ntabwo ari nini cyane, ifite megabyte 32.13. Okay, hangani kuri telefone yanjye. Yestari nayo urindire irangize. Okay, nimara kuba ya yestara nayo rindiri ikorere babone irimo irakora install. Okay, tayari VRC nayo ndakeka yafungutse. Hanyuma ikindi uri buze kuba kwakora urahita uza hangaha kuri VRC ufungure, hanyuma uze hangaha tuyisettinge VRC nyine. Hanyuma try free to open source, hanyuma kandi hano next. Hanyuma nahangaha nta kindi uri bukore urahita uza hano kandi next. Hanyuma nugize allow to access to manage all file. Hanyuma uhituzu kandi hano uyallowing allow. Hanyuma nurangiza uze hano usubira inyuma no muri kuyallowinga, subira inyuma. Hanyuma uze hangaho kandi next. Hanyuma naho kandi he next. Hanyuma allow VLC to send you notification. Ntabwo nshaka notification ngiye ariko ushaka wabyolowinga cyangwa se ariko ntabwo mbishaka ikagire. Hanyuma bakwereka hano interface, zino nama interface ushobora kuba wakoresha. Hanyuma kandi next, done plutôt. Hanyuma rahita bakuzanira ama video yose. Hanyuma nurangiza icyo uri buze kuba wakora uri bugaruke hano inyuma. Hanyuma uri buze kuba wajya he kuri ya YouTube yawe. Ya YouTube yawe urgiye hano urahita uza hano uyifungure. Numara ko wayifungura wenda reka dushake nk'ikiganiro hano. Kawenda tuvuge nk'Isimbi. Ndabona itaza kangire MIE Empire. Nayo nikundira buriya kureba bya hatari. Naza Isimbi zose ndazikunda ariko. Okay, urahita uza hano wenda tuvuge ni ikiganiro dushaka kuba twakina. Hanyuma wenda tuvuge wenda ni nk'iki ni ibintu muzabona. Okay, gitangire kuba cyakina. Nikimara kuba cyakina bimeze gutya kuri YouTube urahita uza ukandeho akantu ka share, akakantu karanga kande share. Numara ko akanda share urahita uza ahangaha kurimo. Abantu bakoresha Android wikande hano kurimo. Hanyuma urangiza ukanda hano kurimo hazamuka akantu kameze gutya. Haraba kahise kazamuka kameze gutya ni sawa. Ariko nimukoresha Google Pixel urahindira ku ruhande hanyuma ukazane ntari. Kaza hanyuma nurangiza uri buze umanuke hanyuma uze kwa kantu kanditse play with VLC. Aka kantu ukandeho handitseho play with VLC. Ubu ngubu nurangiza gukandaho urahita ubikupa hanyuma uze kuri ya VLC yawe. Nukanda kuri ya VLC yawe uri buze hano urahita ubona karingi dore ngaka hanga. Ibi ngibi kanda hano. Okay, hanyuma uze ukanda hangaha. Nukanda hangaha ukande ahangaha urabona iki kiganiro kiri hano. Hanyuma ukande hano next. Hanyuma ukande n'ubundi next. Hanyuma ukande hano close. Nurangiza urebye neza witonze hano kande n'ubundi next. Ni ibintu muzabona bizazamura rumaka. Nureba neza urabona ko cya kiganiro kirimo kirakinira muri VRC ariko ntabwo kiri gukinira kuri YouTube, kirimo kirakinira kuri VRC. Urebe neza ni muri VRC. Hanyuma numara kugera ahangaha urakanda ahangaha ko tudomo dutatu two munsi akangaka. Hanyuma nurangiza uze ahangaha kuri pop up play. Ahangaha pop up play urabona ko gahise kaza ku ruhande. Nindangiza nkupa ibi ngibi. Ni nkupa ibi ngibi urabona ngaka hano karimo ubushaka nagakina. Ubu ndimo ndagakina umuhanzi wese nyarwanda bitamuzamure ubwe. Urabona karimo karakina. Yari yabanje kwinganiriza. Shaka naza kuri Instagram. Urabona ndi kuri Instagram. Kuko byanagiye hanze ariko ushaka urakagabanya. Muri iriya minsi ugashyiraho ushaka. Rusirema ritegura. Hanyuma ugakora ibyo ushaka nyine ariko urabona nuko ngagaritse kujya katambugiramo.
urabona ndimo nakora ibyo nshaka navaho, nshaka najya kuri Whatapp, icyo ushaka nyine cyose nagikora tu. Urabona ko icyo ushaka cyose nagikora, nta bintu byinshi bistressa, kandi urabona n'iki kagaka karimo karakina. Ushaka rero wagakina gutyo, cyangwa se ushaka kugakina ari audio, ushobora kuba wakagaruka kujya mu Ibiganiro gusa ukanda ahangaha, hanyuma kaza hehe audio irihe akabona ahangaha play as audio. Umwanzi hano tayari unagakina nka audio na team ya Shaggy urabona bashina hakiyongeramo ibintu bindi bigiye kuba blessa karimo karakina nyine nka audio, kandi urabona ndimo nakora n'ibindi bintu byanjye nuko nagabanyije volume. Okay, ndakeka ari ibyo ngibyo. Ushaka nagarukanga nkagarukanga, nkaza ahangaha gutya, ahangaha kaza ahangaha play as video. Nivuga play as video irakagarura nkaho ari video, kaba nakikorera ibintu. Ndakeka nibyo nagombaga kukwereka. Kandi like na follow kuri tips zikurikira. Yemwumvaga nari Oliver Regra, ninjye ugutegurira ndetse nkanakugezaho. Kandi like na follow, tubonane muri zindi tips zikurikira.